Hello, mumeze mute? Mwese mukurikiye televiziyo ya Gahezo TV. Reka nze mbahe niyo update kuri Fortune Retail. Wowe utegereje Fortune Retail umbaza ati kubikuza bizemera ryari? Ibi nibyo ngiye kuza mbabwira kuri Fortune Retail. Izi ni niyo update utagomba gucikwa. Fortune Retail imbere yuko batangiza zira promotion baravuze ngo Fortune Retail ku itariki 28 z'ukwa kabiri 2024 dufite inama muri Convention Center. So kuduhabura, so gushyiramo ama promotion koko, so gufata amafaranga, so gushyiraho ibihembo bitabaho ngo abantu bari muri VIP bari hejuru ya miliyoni bagomba kuba bashyiramo amafaranga. Abantu bari muri hejuru ya miliyoni bari muri bafite rank ya Diamond bazatsindira imodoka, abandi ngo batsindira amateleviziyo n'ibindi. So gushyiramo amafaranga karahava. Ese ubundi iriya tariki ya 28 yari ihishe iki? Itariki ya 28 iki yari ihishe cyagaragaye, cyamaze kujya ahagaragara. Ubundi Fortune Retail icyo mutari muzi, Fortune Retail yadushyiriye itariki ya 28 itubwira yuko ariho business igomba kurangira, ariko twebwe nitubasha kuba twanyuzamo amaso ngo tube twabibona bitewe n'amafaranga yari aturi imbere, yari yaduhumye amaso. N'ababitekereje ntabwo babashije kuba babyizera bitewe no kumva ngo Convention Center ngo hagomba kuberamo inama Fortune Retail izakoreramo ifatanyije n'abantu bafite amatiketi ya Diamond. So rero nicyo kintu kikubwira ko bana abantu iyo bagiye kwiga business bagiga kuko bahamye. Nicyo bakita umu businessman uzi gutagetinga aba customer, akaduha igihe business igomba kurangirira, ariko twe ntitube twabibona. Ese wowe uratekereza iki? Ese kuba baragwaye umunsi business izarangiriraho ariko nubimenye business wayishinja iki? Ese bano bantu murabumva muti? So mbere yuko wowe warebye iyi video, ntabwo nshatse ko video iba nini, ahubwo ngiye kuza mbereka uburyo ushobora kuba wagarura amafaranga mu gihe wascaminzwe na website. Ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wagarura amafaranga mu buryo bwiza mu gihe business washyizemo amafaranga ikaguscaminga, business ikagenda amafaranga yagwaye. Ndaje ku video izakurikira nzaza mbereka uburyo ushobora kugarura amafaranga mu gihe business yaguscaminze. Ni gute ushobora kuba wagarura amafaranga kugeraho? Ibyo bintu bitwara iminsi itari hejuru y'iminsi 30 amafaranga yawe akaba yakugezeho. Biterwa na process n'abantu barimo cyangwa bitewe n'ukuntu bakora na communication n'iyo website cyangwa iyo business runaka. Nyuma y'iyi video ndaza mbereka uburyo ushobora kuba wagaruramo amafaranga wohereje business yaguscaminze, amafaranga ikaba yayagarura. Wakurikiye Duwawe Alex, ndagushimiye. Kugira ngo uzabone video y'ubutaha kandi subscribe, like, share na comment igera ku bantu benshi kugira ngo twese turebe ukuntu